Mwiriwe nanone ni Tuyisenge Lucy ugarutse mu kiganiro Karame Mubyeyi, aho turebera hamwe icyafasha umubyeyi utwite kugira ngo abashe kuba muzima ndetse we n'umwana mu rugendo baba barimo bazabashe kurusohoza amahoro nta ngorane zibashije kubaho. Rero tumaze iminsi tuvuga ku byerekeranye n'impinduka ziba ku buzima bw'umubyeyi utwite, aribyo hano bise physiological change in pregnancy. Impamvu byitwa physiological ni uko aba atari uburwayi nk'uko twabibonye mbere, akaba ariyo mpamvu rero tugerageza kuvuga impinduka ziba ku buzima bw'umubyeyi, tukamubwira n'icyo yakora kugira ngo atumva amerewe nabi. Mbibutse ko izi mpinduka akenshi ziterwa n'imisemburo myinshi iba iri gukorwa n'umubiri w'umubyeyi kugira ngo habashe kubaho ikorwa ry'umwana rimeze neza ridateye impungenge. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe zimwe muri izo mpinduka zibaho umubyeyi akumva atamerewe neza. Ese yakora iki kugira ngo ashobore kuba yagira ubuzima bwiza ndetse ashobore kumva amerewe neza? Nk'uko rero twari tumaze kubivuga, turarebera hamwe zimwe mu ngamba cyangwa se bimwe mu byo umubyeyi yakoresha kugira ngo ashobore kumva amerewe neza. Rero mu byigisho dutanga akenshi dufite umurongo kuri YouTube aho dutanga ikiganiro ku Mubyeyi TV. Ndabashishikariza gukora subscribe, mugasharinga kandi mukanakora like kugira ngo amakuru tubategurira abashe kubageraho nta ngorane, kandi uko tubikoze buri munsi tubashe kuba twabona mwahita mubona amakuru y'ibyo dukora. Rero nahisemo kujya ntegura nshingiye ku bintu dufite by'umwimerere kandi bihendutse buri mubyeyi wese utwite ashobora kuba yageraho. Nkaba mbashishikariza rero kandi mbararikira kujya mudukurikira, kandi izi nama tubaha mukaba mwaziha n'abandi babyeyi kugira ngo babashe kugubwa neza mu gihe cyose batwite. Imana ibahe umugisha. Bivuze rero tuvuga ibyerekeranye n'imihindagurikire y'ubuzima bw'umubyeyi utwite tugendeye cyane cyane ku mezi y'inda cyangwa se ibyumweru. Dukoresha aka gakoresho rero tukagendera ku gihe umubyeyi aherukira mu mihango, tukamenya afite ibyumweru bingahe cyangwa se amezi angahe. Iyi mihindagurikire ikunda kuza mu gihembwe cya mbere cy'inda, ubwo ni munsi y'ibyumweru 12. Aho ngaho rero n'umubyeyi aba afite imihindagurikire myinshi cyane isa nkaho inamumerera nabi, bigatuma yumva atamerewe neza. Nkunda gukoresha iki gitabo kitubwira ibyerekeranye n'uko twakurikirana umubyeyi utwite. Ikindi yifashisha ni iki gitabo cyitwa Santé par les aliments, kiri mu rurimi rw'igifaransa, aho tureberamo ibyo kurya by'ingenzi n'umumaro wabyo ku buzima bw'umubyeyi utwite cyangwa se n'ubuzima bw'undi muntu uwo ari we wese. Ahangaha rero kuri iyo mihindagurikire ndagira ngo mbibutse ko tugiye kuvuga ku kintu cyerekeranye n'iseseme. Ababyeyi bagitwita muri bya byumweru 12 by'inda usanga kenshi bose baba bafite ikibazo cy'iseseme, isereri, guciragura, rimwe na rimwe bakanaruka. Uyu mubyeyi wacu ufite iki kibazo yakora iki? Kubera ko akenshi iyi mihindagurikire ituruka ku ikorwa ryinshi ry'imisemburo, aho umubiri uri gukora imisemburo myinshi cyane. Ni nayo mpamvu usanga iyi mihindagurikire yitwa physiological change. Bivuga ngo ni imihindagurikire isanzwe, ntabwo ari uburwayi. None uyu mubyeyi wacu mu gihe yumva amerewe nabi bitewe n'iyi misemburo myinshi ishobora gutuma hari ibimenyetso bimwe na bimwe yibonaho, yakora iki? Tugiye kureba rero ikintu cyadufasha kugira ngo umubyeyi wacu abashe gukira iseseme. Ahangaha uko mubireba dufite amakara. Abantu benshi ntabwo bazi umumaro w'amakara ku buzima bwacu. Reka nibutse abankurikiye ko umumaro w'amakara atari uguteka gusa, ahubwo aya makara anadufasha kuba yatuvura indwara zimwe na zimwe. Amakara rero dutangaho inama gukoresha ni amakara y'inturusu. Byaba byiza umuntu agakoresha amakara y'inturusu ya mayideni, ariko mayideni ntikunda kuboneka, ariko inturusu iyo ari yo yose ishobora gutuma tuyibonamo umuti dukeneye. Akenshi rero mu biganiro byacu dukunda kuvuga ibintu abantu badukurikira bashobora kubona bitabahenze. Hariho abantu bacuruza ifu y'amakara bakayategura bakayicuruza, ugasanga ikiro kiragura nk'ibihumbi 2 cyangwa hejuru, ntabwo nzi neza ibiciro, ariko ndi kuvugana na wa mubyeyi utwite wenda se utashobora kubona ya mafaranga yo kujya kugura ya fu y'amakara itunganijwe. Ese we yakwitunganyiriza gute iyi fu y'amakara kugira ngo ashobore kuyikoresha? Rero ku mafaranga ye 200 cyangwa 300 ashobora kugura akadobo k'amakara ko guteka, agakuramo n'amakara yo gukora umuti wamukiza ya seseme.
uko abigenza ni gute? Afata ya makara yahisemo meza manini, akayaronga neza, akayakuraho imyanda, yarangiza akayareka kumuka, noneho agafata ya makara akayasya. Hari ushobora kuba yakoresha uburyo butandukanye, ariko uburyo bworoshye yashobora gukoresha icyuma. Iki ni icyuma kiba gifite utwinyo, ndetse akaba yakoresha n'isahane cyangwa ikindi kintu yashaka kubikoreraho. Ni ibintu byoroshye rero umuntu wese yakwitegurira. Icyo akora, agenda aharura ya makara. Uko amakara ayaharura niko ya makara agenda aduha yafu dukeneye. Noneho arayaharura, yamara kuyaharura, yamara kubona ifu akeneye ihagije, icyo akora ni iki? Afata yafu akaba yayiyungurura mu kayunguruzo. Hari ushobora gukoresha akayunguruzo k'icyayi, akayunguruzo utungutu dusanzwe abantu bayungurisha ifu, noneho akaba yagira amakara meza, cyangwa se ifu y'amakara nziza iyunguruye inoze neza. Iyo amaze rero gutegura yafu, tumugira inama y'uko ayifata akayishyira nko ku ipanu cyangwa mu isafuriya, akayinyuza ku muriro kugira ngo mikorobe zaba zirimo zipfe. Noneho yamara kuyicisha ku muriro neza, icyo akora ni iki? Afata agakombe keza cyangwa akandi kantu yateguye, akabikamo yafu ye y'amakara. Ni gute wa mubyeyi wacu azakoresha aya makara kugira ngo ya seseme ishire? Tumugira inama ko yamaze kubona yafu, afata nk'ikiyiko kimwe cyangwa bibiri, ikiyiko cy'isupu kira kinini, noneho agafata yafu y'amakara akayishyira ku ruhande, agashyiramo utuzi, agakora akantu kameze nk'agapati. Noneho ka kabumba yakoze akagafata akagashyira mu kanwa, agatangira akajya anyunguta ya makara. Ibi bimufasha iki? Bituma kwa guciragura kwa hato na hato bishobora no gutuma yanduza ahantu ari, cyangwa se n'abantu bari kumwe nawe bitabamerera neza guhora babona umuntu acira. Cyane cyane ko ababyeyi batwite bamwe bafite icyo kibazo bitwaza udukombe. Icyo gihe ntabwo aba agikeneye kwitwaza ka gakombe, ahubwo ashyiramo ya makara mu kanwa, akagenda yanyunguta buhoro buhoro. Ikindi tumugiraho inama ni ugukoresha amazi meza yo kunywa kandi ahagije, kubera ko amakara avura icyo twakwita appareil digestif. Ni ukuvuga ngo agira umumaro cyane mu rwungano ngogozi, ni ukuvuga ngo guhera mu kanwa, mu gifu, mu mara no mu kwituma. Rero kubera ko akenshi akunda kuvura diyare, ajya atera ikintu kimeze nka constipation cyangwa kwituma impatwe. Niyo mpamvu tugira inama umubyeyi wacu utwite uri gukoresha aya makara kunywa amazi menshi ahagije. Nkuko n'undi tubagira inama, byibuze umubyeyi utwite aba akwiye kunywa hagati ya litiro 2.5 na litiro 3 z'amazi. Aya mazi rero ntabwo uyu mubyeyi yafata ngo yanywere icyarimwe, ahubwo tumugira inama yo kuyashyira mu icupa nk'iri rya litiro, akajya agenda anywaho gake gake, kuza kugeza ku munsi anyweye ya malitiro 2.5 cyangwa se 3 aba asabwa kunywa. Noneho akaba yivuye iseseme, akaba yivuye guciragura, akaba yivuye kwa kuruka kwa hato na hato. Mbibutse ko amakara ari umuti w'igitangaza, kuko aya makara afite ubushobozi bwo gukura imyanda mu maraso yacu, haba amabagiteri, haba amavirusi. Ni ukuvuga ngo ubwandu bwose bwakwinjira mu mubiri wacu, iyo ukoresha aya makara afite ubushobozi bwo gufata ya myanda n'izo mikorobe navuze zirimo n'izo virusi, akabisohokana, waba wihagarika cyangwa se wagiye ku musarani, bigatuma rero umubiri wacu uba neza. Umubyeyi utwite unkurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo ukoresheje amakara, hehe n'iseseme, hehe no kuruka. Iyi fu rero wabasha kuyitunganyiriza, cyangwa se ukaba wagura itunganije, kuko nazo ziraboneka. Mbibutse yuko kwa muganga tugira ibinini byitwa Rocharbo dukunda gukoresha iyo abantu bagize icyo twita intoxication, cyangwa se banyweye nk'uburozi cyangwa se n'ibindi bintu bibangiza. Amakara rero ni meza cyane ku buzima bwacu ndetse no ku buzima bw'umubyeyi utwite. Umubyeyi utwite, hehe n'iseseme, nukoresha amakara. Murakoze, ndabakunda.